Dushimiye by'umwihariko abantu bose bafata iyi nkuru bakayisangiza abandi kuri stati zabo, abayifata kandi bakayisangiza abandi mu magurupe ya WhatsApp. Imana ibaha umugisha. Ni inkuru yamaze kwamamara cyane kuko icishwa kuri Facebook yacu ya Trust Shalom Studio ndetse no kuri Instagram mu buryo bw'amafoto. Ni inkuru iba iherekejwe n'ibirango bya Trust Shalom Studio biri mu bara ry'ubururu ndetse n'umweru wererutse. Uyu munsi iyi nkuru nayizanye hano kuri YouTube channel yacu ya Trust Shalom Studio kugira ngo n'abantu batabonye iyi nkuru mu buryo bw'amafoto batangiye kuyumva neza inyumva nkumve mu buryo bw'amajwi. Nitwa Shalom niyo muvunyi wandika iyi nkuru kandi nkayibagezaho. Reka dutangire n'igice cya mbere. Abantu benshi uyu munsi bari mu bizazane by'ubuzima batigeze bahitamo kubaho. Igihe buri wese atumva amasomo azamubeshaho hakurya y'ubuzima tubona uyu munsi, ariko akifuza kubikomatanya n'amasomo kamere y'ubuzima. Kuko abenshi duhorana inzozi zitandukanye n'ibizatubaho mu buzima bw'ejo hazaza. Byose bitangira wibwira ko ari wowe utegeka isi, maze amaso yawe agatangira kureba bitandukanye n'ukuri kw'ibibera muri iyi si. Ukomeza kubaho uzi ko ubuzima ari nk'indabo z'iroza, nta bushobozi uba ugifite bwo gutekereza ko ubuzima bushobora kuzaba bubi ejo hazaza. Ninde wakubeshye ko ubuzima ari ikinamico twumva kuri radio? Niki gituma umukoresha bucya yabaye umukozi kigatera uwabyaye gupfa ari incike? Niki gihindura imibereho y'umuntu kugeza ubwo wari wariswe ingumba mu mudugudu bucya yabyaye impanga? Iryo ni isomo ry'ubuzima kandi rikeneye inararibonye mu buzima. Ngaho nyobora mbaze nde aya mayobera y'ubuzima? Baza umusaza. Trust Shalom Studio. Your faith has saved you. Nari maze imyaka 6 narabuze akazi kandi nararangije kwiga. Wari wo munsi wanjye wa mbere wo gutangira akazi kanjye. Nahuye n'umusaza wananiwe wikoreye igifurumba cy'ibyatsi kandi birimo bijojoba. Naye nambaye ishati yanjye y'umweru isa neza. Kubona uwo musaza nyagirwa kandi ananiwe yikoreye, nanjye mfite iminota 10 yonyine yo kugera ku kazi. Byambereye ihurizo rikomeye. Gusa gutera indi ntambwe ngo nkomeze byaranze. Maze mfata umwanzuro wo kwikorera ibyo bifurumba by'ibyatsi, maze nkakira uwo musaza. Narabikoze rwose. Murenze impinga y'umusozi tugeze hejuru, umusaza mfata akaboko yanga ko nkomeza. Nari nsigaranye iminota 3 yonyine. Namwe mutega amatwi ishyano nagushije. Afata akaboko ati mwana wanjye mbabarira wigenda, hari utuntu dukeya cyane shaka yuko tuganiraho. Nta ruhakaniro nari mfite muri ako kanya. Naremeye ndicara turaganira. Ntumbaze uko ishati yanjye yari isi icyo gihe kuko yari yamaze gushokerwa n'ibyatsi binuka. Byagiye ku shati yanjye mubyibuke. Nari maze imyaka 6 narabuze akazi. Kandi ako kari ko kazi kanjye ka mbere. Ubwo sinzi niba nagomba kugasiba cyangwa se niba nagomba kuhajyana iyo shati imeze gutyo. Ibyo byo ntago nabitekerezaga, ahubwo icyari ikibazo nari nsigaranye iminota 3 gusa. Umusaza afata akaboko kanjye yanga ko nkomeza kugenda, aticara tuganire. Mbonye umusaza yabayibamba, nanjye ndicara turaganira. Aterura amagambo akomeye cyane atumva mwana wanjye, umwuga uzagutunga. Burya ntabwo uzigera usaba ibya mirenge ku ntenyo kugira ngo utangire. Ntaramusubiza arongera ati kabone nubwo ibyo wageraho byaba bitagira agaciro mu maso ya rubanda, nta gishimisha nk'umurimo w'amaboko yawe. Yewe nta n'ikintu cyiza nko kubona inyungu z'ibyo wabiriye icyuya. Nubitse umutwe. Gusa umusaza abona yuko ibyo atangiye kuvuga ntangiye kubyumva. Yungama ati nubona uriye ugahaga, ugashimira n'umuntu wamaze kukugaburira, mbere yuko umena twatuvungunyukira wasigaje, jya utekereza yuko hari n'abandi bantu baraje agashumi mu nda. Nazunguje umutwe nsa n'ubyemeye, maze umusaza arandeba, amfata mu kiganza arambwira tumva mwana wanjye nta nyungu yo guhemuka. Nukuri pe nta nyungu yo guhemuka. Arongera abitsindagira bwa gatatu atumva nkubwire nta nyungu yo guhemuka. Kandi inshuti yawe izi byose ni wowe wenyine w'imbere. Wowe muntu w'imbere n'ibyo utekereza n'umutima nama wawe niyo nshuti yawe itazigera ikubeshya. Umusaza yabonye yuko ibibazo bimbanye uruhuri, abona yuko ntangiye gutekereza kure, maze arambwira tumva nkubwire rero umuhungu wanjye, inshuti yawe yo mu buto bwawe niwe muhamya w'imico n'uburere butazimije. Rero niba nkugiriye inama kandi nawe unyumve, ntuzemere gutakaza uwo mwatobanya kondo na rimwe. Umusaza aranyitegereza mu maso, amara kanya cecetse ataragira icyo avuga. Ngiye kubona mbona yubuye amaso, maze araterura aravuga tumva mwana wanjye nkubwire kabone nubwo byaba rimwe gusa, uzaba impamvu y'ibyishimo no kumwenyura k'umuntu umwe wari wihebye. Umusaza amaze kumbwira ayo magambo arambwira tumva rero umuhungu wanjye ndumva nkeneye kuryama ngasinzira,
kandi mfite impungenge yuko ninsinzira ibi byatsi byanjye hari undi muntu uri buze kubitwara. Rero muhungu wanjye, nyemerera gatoya manze nsinzire, nawe ubu ndindira ibi byatsi byanjye, ninkangu kuri buze guhaguruka maze ujye mu kazi kawe. Trust Shalom Studio. Your faith has saved you.